ni intambara ikomeje guca ko bagiye bavuga ko Irani kandi ifite abayobozi b'abaterorisi cyangwa se b'abanyagitugu cyangwa se niba nabita nk'abantu nyine badashobotse nyine b'abicanyi ubwo ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwagendaga Donald Trump yasimbuye nawe yigeze gutangaza avuga yuko igihugu cya Irani gishobora kuba kibangamira umutekano
by'umwihariko babasha kubona uko bakora izo nuclear weapons zabo. Ubwo Iran cyangwa se ubuyobozi bwa Iran bwahise busubiza nyuma yaho nyine Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuze ko zigomba gukora igishoboka cyose, ariko bagasenya buri kimwe cyose Iran ishobora gukuraho ubushobozi bwo gukora izo nuclear weapon. Abanya-Iran cyangwa se ubuyobozi bwa Iran bwahise buvuga ngo nimba ari uko bimeze, natwe turaza gushaka amabezi yose guhera muri za Kuwait, ukajya muri za Bahrain, ukajya Qatar, Saudi Arabia ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Turaza gukora igishoboka cyose aha Leta